Muraho neza, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, mbifurije igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha ku muntu wese uteze amatwi kandi uri kureba ibiganiro bya Women in God's Ministry. Nk'uko bisanzwe rero, turi gusengera muri iyi minsi, turi gusengera muri Zaburi, uyu munsi turiwe dusengera muri Zaburi y'144. Reka tuyisome twihuse, ni nayo turi busengeremo. Uwiteka, igitare cyanjye himbazwe, wigisha amaboko yanjye kurasana n'intoki zanjye kurwana. Niwe mboneramo imbabazi kandi ni igihome kinkingira. Ni igihome kirekire kinkingira, ni umukiza wanjye, ni ingabo inkingira, ni uwo niringira. Niwe ungomorera ubwoko bwanjye ngo mbutegeke. Uwiteka, umuntu ni iki kumumenya, cyangwa umwana w'umuntu kumwitaho? Umuntu ameze nk'umwuka gusa, iminsi ye imeze nk'igicucu gishira. Uwiteka, manura ijuru ryawe umanuke, ukore ku misozi iracumba. Urabye imirabyo ubatatanye, urasa imyambi ubirukane. Urambure ukuboko kwawe uri mu ijuru, undohore unkure mu mazi y'isanzure. Unkize amaboko y'abanyamahanga, akanwa kabo kavuga ibitagira umumaro, n'ukuboko kwabo kw'iburyo ni ukuboko kw'ibinyoma. Mana, ndakuririmbira indirimbo nshya, ndakuririmbira ishimwe kuri Neburi y'imirya 10. Niwe uha abami agakiza, ukiza Dawidi umugaragu we inkota yica. Nyarura unkure mu maboko y'abanyamahanga, akanwa kabo kavuga ibitagira umumaro, ukuboko kwabo kw'iburyo ni ukuboko kw'ibinyoma. 12. Kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore, kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka, abajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha imyumba, ngo ibigega byacu byuzure birimo imyaka y'imbuto zose. Intama zacu zibyarire ibihumbi n'inzovu mu rwuri rwacu, ngo amapfizi yacu agire imitwaro iremereye, ngo he kugira abatwaranira mu byuho cyangwa abasohoka kurwana, kandi mu nzira zacu he kuba umuborogo. 15. Haravuga ngo hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwiteka aho Imana yabwo. Amen, amen. Nshuti bakunzi ba Women in God's Ministry, iyi niyo Zaburi Imana yashyize ku mutima wanjye muri iki gitondo, kugira ngo nyizanire umuntu wese, umukunzi wese w'ijambo ry'Imana, kandi umuntu wese uri mu bihe byo gusenga. Ni Zaburi 144 rero itubwiye ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ngo kandi ahimbazwe. Batubwiye ngo wigisha amaboko yanjye kurasana n'intoki zanjye kurwana. Imana ishimwe kuko ariyo yigisha amaboko yacu kurasana. Mwambwira muti turasana nande ko tutari abasirikare, tukaba turi abasivili? Nibyo, mu buryo bw'umubiri turi abasivile, ntituri abasirikare, ariko mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'amasengesho turi abasirikare kandi turimo abasirikare bakomeye. Rero kurasana kwacu kugira ngo tuneshe ya myambi turwana n'umubi ari we Satani ndetse n'ingabo ze, kugira ngo turwane tunesha, Uwiteka niwe wenyine utwigisha kurasana. Uwiteka niwe wenyine ushyira gufora mu ntoki zacu, tugafora tukarwana ntiduhushe. Imana ishimwe cyane rero. Dawidi yabwiye Uwiteka ngo wigishe amaboko yanjye kurasana. Nibyo, Dawidi we yari umusirikare mu buryo bw'umubiri, ariko biriya tubyinjiye mu buryo bw'umwuka, natwe turi abasirikare, kandi ndizera ko nemeranya namwe mwese. Rero Uwiteka niwe wigisha amaboko yacu kurasana ndetse n'intoki zacu kurwana. Imana ishimwe rero, kandi muri uyu munsi buri muntu wese asenga abwira Uwiteka ngo Uwiteka, wongere kwigisha amaboko yanjye kurasana ndetse n'intoki zanjye kurwana. Umpe kurwana mbona intsinzi, umpe kurwana nesha, umpe kurwana n'ibindwanya njyewe mba umutsinzi kuri byo, ne kuba uwutsindwa ngo byo bineshe. Imana ibahe umugisha. Kandi barongeye baratubwiye ngo Uwiteka, umuntu ni iki ko umumenya, cyangwa umwana w'umuntu kumwitaho? Kandi umuntu ameze nk'umwuka gusa, ndetse n'iminsi ye igashira vuba. Imana ishimwe, nubwo umwana w'umuntu iminsi ye ishira vuba, ariko Imana imwitaho cyane, kandi Imana iramukunda, ndetse ijambo ry'Imana riratubwira ngo yaturemye mu ishusho ryayo. Rero ubwo ibindi byose yavuze ngo ntihabeho bikabaho, umuntu niwe wenyine yagezeho irunamira avuga ngo reka ndeme, reka nkore umuntu mushyire mu ishusho yanjye. Ijambo rikatubwira ngo kugira ngo umuntu agire ubugingo buzima ahaguruka abashe kugenda, Imana yamuhumekeyemo umwuka wayo mu mazuru. Rero urumva ko umuntu afite itandukaniro n'ibindi bintu byaremwe byose, kuko Imana yamuremye
yamuremye umushyizeho umutima wayo, kandi Imana yakoresheje intoki zayo n'ibiganza byayo kugira ngo umuntu abeho. Imana ishimwe cyane. Uwiteka, urambure ukuboko kwawe uri mu ijuru, undohore unkure mu mazi y'isanzure, unkize amaboko y'abanyamahanga. Wowe ufite abanyamahanga baguhagurukiye muri iyi minsi, ahari birashoboka hari intambara tujya turwana tutanazizi, tutazi ko ziriho, Imana ikaziturwanirira, ariko noneho niba zaranakugezeho ukaba warabimenye ko hari urugamba uri kurwana narwo, Uwiteka nawe nagusengera ngo uyu munsi arambure ukuboko kwe ari mu ijuru, akurohore, agukure mu maboko y'abo banyamahanga, kuko ngo akanwa kabo kavuga ibitagira umumaro, akanwa kabo kagambirira gukora ibibi ku bakiranutsi, ariko Imana ishimwe ko itazatanga abakiranutsi bayo, ahubwo izajya ibarwanira kandi ikabaneshereza. Ngo Mana, ndakuririmbira indirimbo nshya, ndakuririmbira ishimwe kuri Neburi y'imirya 10. Iyo duhawe intsinzi, iyo tunesheje urugamba, ni ukuri mu kanwa kacu hazamo indirimbo nshya, mu kanwa kacu havubukamo amasoko y'amashimwe turi gushima Imana, ukumva zaburi ziri kwizana mu mutima wawe zo gushima. Imana ishimwe rero, kandi Imana ihimbazwe, kuko ari umurengezi wacu kandi ari umutabazi wacu. Uwiteka ashimwe kuko yiteguye kutwarura mu maboko y'abanyamahanga, ndetse no ikadukiza akanwa kabo kagambirira ibibi kandi kavuga ibinyoma gusa kugira ngo barimbure umukiranutsi. Ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi nashaka ko dusengeramo ni iryo, ngo hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwiteka aho Imana yabwo. Nawe urahirwa niba ufiteho Imana aho umurengezi wawe ndetse n'umutabazi wawe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibigega byabo ngo byuzuye, ibigega byacu byuzure birimo imyaka y'imbuto zose, intama zacu zibyarire ibihumbi n'inzovu mu rwuri rwacu. Ibyo ni byo nanjye mbifurije, ibigega byanyu byuzure birimo imbuto z'amoko yose, kandi imikumbi yanyu, ibyo mworoye byose, Imana ibihe umugisha, birimo bibyarira ibihumbi mu nzuri zanyu, ndetse n'amapfizi yanyu yikorera ibiremereye. Urumva ni kumwe Abayisiraheli bo bakoreshaga amapfizi kugira ngo batunde umusaruro wabo. Rero nawe ibyo ukoresha byose kugira ngo umusaruro wawe wigize mu rugo rwawe, Imana iguhe yuko umusaruro wawe uba mwinshi ukagwira, byaba mu buryo bw'umubiri, Imana iguhe kwagururwa umusaruro, ndetse no mu buryo bw'umwuka, Imana iguhe gutwara iminyago myinshi. Haleluya. Ngo cyangwa ngo he kugira abatwaranira mu byuho, kandi cyangwa abasohoka kurwana, kandi mu nzira zacu he kubamo umuborogo. Imana ishimwe rero muri uyu munsi. Uwiteka Imana iduhe umugisha muri uyu munsi, inzira zacu izihe umugisha, iduhe ihirwe mu byo turi bukore, iturinde ko habamo umuborogo mu byo turi bukore uyu munsi. Imana y'amahoro ibe mu ruhande rwacu, kandi Imana y'amahoro ibe mu ruhande rwanyu. Ndabakunda rero, nkomeje kubifuriza ibihe byiza. Iri ni ryo jambo dusengeyemo uyu munsi, kandi nawe ufashijwe nabyo ukaba uri kuremo ibyifuzo bitandukanye, mwahawe ho gusenga. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nushaka gusenga neza, ujye mu cyumba cyawe wiherere, usenge ubwire Data wa twese wo mu ijuru ibyo umwifuzaho byose, ari wowe nawe. Kandi ngo nukora gutyo, wiyumanganye he kugira umenya ibyawe, umenya ko uri mu minsi yo gusenga, ahubwo nubikora bimenywe na Data wa twese wo mu ijuru, ngo nibwo ingororano zawe zizaba nyinshi. Rero mukomeze gusenga munsengera, ndetse nanjye mbasabira. Imana ibahe umugisha, tuzabona n'ubutaha. Bye bye, ndabakunda, ciao.